umbwiza ukuri ikintu kiri kukwirukansa. Umva bro umva ko twibye. No turakize twibye usafara twibye. Ariko uyu munsi ni umuzigo muzima wumve ngo. Wiba ikofi busanga harimo iki? Abrozi ni muri ikofi. Wa mugabo bitari gisawa nduzi ugenda gahera gisika kaguye kagisiga agenda hoho itagira ikizuba. Wumve ngo afite amafaranga uyu ni umuzigo wumve ngo ahubwo wowe. Naramakuru ufite. Yaragurishije? Yaho yaragurishije. Ngasi ikizuru cyara kigurishije ubwo asigagendera ngo nta kizo ufite ho. Ubwo ngo ufite amafaranga nawe ukaba nta nubwo banabucyo ufite. Ubwo bwikise. None se bro ukika ko ari uyu muzigo wonyine nabaneruye. Ni ryari se tutebe tukajya mu ko tugasanga zana turebe muri iyo kofi ikintu kirimo. Niyo ngombwa turanapasura. Tapase gapasu kyondo. Bro wagere ku mutima mu. Basere kuza kuyipasura. Nayishizemo ibintu byavuye mu mafaranga ari muri yo. Gafaranga ubusa wacyo verediwe. Abashoza bareka tukarebamo tukata dupanga n'ahantu hantu cyo gutera imizigo. Bruski amaze kwiba namaze kumenya igiciro cy'imodoka ndi guhite ngo. Ahubwo se wowe ufite andi hantu wapanga twajya kwiba. Wait a minute. Bro. Yeko Masidi. Mama Sidi runsubije yewe. None se bro, urabibeka ro twagika amasafara yose twamazeyo. Zigatekera mu cyungo. Cyangwa ngunyutse amafaranga yanjye twibye ukandya ukanyemeza. Bas bro reka tubyoroshye dushaka kandi hantu cyakwiye. Ndabona Jogisi amagaye kandi ndebe katajye kunzana mu Jogisi bwiwe. Aro Jogisi. Hahandi. Reka tuhazidana ndi kumwe na Omar. Cyane kindi kirakaza. Cyane uko se dore ko ukunda iby'ubuntu. Wabura umujura se ho wakibanya. Ngaganye amagambo dore ko tugenda. Mugize se ngo mufashe kwimura ba bantu bimukiye hano ejo bundi. Tubafashe kwimura neza ko nahonye bazanye n'imizigo myinshi. Mubanguke. Musare. Mvare mune yarari ikofi hagere mu mirezi inga. Wowe cyambere cyo tuzamfanga tuzaza kuyagabana. Ariko ndo wajugabanya umuntu. Uko uramenya n'amafaranga arimo ngo ndengangana. Mbere ko tujya kwiba yandi reka twanze turyayo dufite. Bro. Ubuze usanga miliyoni imwe. 300 magana ngiye tuyajyana. 300 ngewe. Nta tuvuye. Ni kuko twirukanse. Wangajwe se. Wangajwe. Jesus! What it be? Yaba byiza gabanyijwe kare. Ino ni nayo dore umukobwa yakugura isabune ngo dufurimye. Yaba isabune. What it be? Ihangane akanya honda shimbogo. Ariko icyuma sizaranye nuko ubuta amafaranga nzazana kandi menshi ahagije. Nta kundi nta kibazo tujye kwimura babavandimwe bimutse bushyashya twongere tubimure nta kibazo. Ubwo miso ya mbere yanze nta kibazo nyakabiri nakibwa. Umva rero man, sibyo ntago umuntu yahita akomeza gutyo mu kazi direct atabanye no kubwira mu rugo anabanza nabarabure ku buryo umuntu yahita ava mu kazi ahita akomeza ajya kurya. Sawa. Va bro reka maze mpamagara mail. Sibyo mama. Man ari baraburi wanyu wenda umuntu aca ni wanyu aho gaciri umuntu akakanda. Tukirira abantu none ninjoro sitwari. Sawa. This man! Tuvuga ko umubyeyi naciyeho ari mama wawe. Hasa ngo ukikuriye nimero. Omar. Hasa Omar ni wowe. Ihangane izigiro de ndayimusubiza. Ifone gusa se. Za mushiki wawe. This man! Ako bro uri muzima. Ibyibwe byose bisubizwe. Ninge plan B twagiye aho mu following. Jesus! Achaza haya mwana. Abwiye. Jesus!
ndagira ngo mbabaze uko muri batatu muragenzwa n'icyanga fandi tujye twari tuje gusaba amazi mwese nta n'umwe mvuganye nawe aho mwakuye icyo gikapu